icyaha bivuze iki? Amatiya mu ijambo risobanura iki? Bivuga guhusha intego yahushijwe niyo tubona mu itangiriro, aho Adamu na Eva bashukwa kubera ko bashidikanyije ku cyo bari cyo, bakabwirwa yuko ahubwo nibarya ku giti kimenyesha ubwenge bw'icyiza n'ikibi aribwo bari buhinduke icyo ngicyo babeshwe ko bari buhinduke cyo, mbese nk'Imana. Ese uyu munsi icyaha gikoze gite? Icyaha uyu munsi bitewe nuko Kristo yatwimiye akadukura muri Adamu wa mbere akadushyira mu wa kabiri. Uyu munsi gusha intego guhari ni ukutemeranya n'Imana ko wimuwe ugakurwa muri Adamu ugashyirwa muri Kristo. Nicyo gituma ubutumwa bwiza buvuga, byanditse bitubwira ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Meaning iyo aya makuru akuje akakubwira ntukiri muri Adamu wa mbere muri Adamu wa kabiri, ahubwo imenye muri uwo, nicyo bita kwizera. Benshi bari kugendera mu gusha intego kandi andi kuvuga n'abitwa bizera, so baracyareba ibyo bakora. No, Imana niyo yakuremye wowe wese ku buryo buri gace kose gashaka ari kazima. Niyo mpamvu ari ukwibeshya rero gukomeye kwibwira ko guhindura inyifato y'umuntu ari byo byaduhaye intungane. No, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni ibintu bitari ibyo gutekereza ngo ubwo umuntu yahinduye inyifato ye, yifataga gutya none yifashe neza yabaye mutagatifu, uyu muntu azajya mu ijuru. Ntabwo ari byo, kuko umuntu wuzuye ntabwo agizwe n'ako gace konyine. So kubw'ibyo ubutungane bw'ukuri ntibwanashoboka utanazi n'icyo umuntu ari cyo. So niba mwereka identite yacu y'ukuri, iyo uyihushe identite yacu y'ukuri ubundi iba muri Kristo Yesu. Yesu niwe anthropologically mu rwego rw'inkomoko uyishura icyo umuntu ari cyo mu buryo bwuzuye.